mukiza ni wowe turangamiye turakwifuza twakirwe uzagusange mu ijuru turakwifuza twakirwe uzagusange mu ijuru ufite ibyishimo byinshi ko twabonye umucunguzi wemeye kutitangira dupfira umusaraba wadukuye ku ngoyi y'icyaha duhuza iyaturemye watsinze umwanzi shitani umwami watuduwe. ariko nagombaga kuza kugira ngo dufatanye kwibuka gusabira Padiri Silvani Burugi. Nagize amahirwe yo kumumenya kandi abakuze hano bazi amateka mfitanye namwe na paruwasi ya Kibanga. Buriya mu mwaka wa mbere w'ubutumwa nk'umusaserdoti nakoraga ubutumwa mu seminari ntoya ya Kabgayi, ariko byari ibihe bikomeye, ibihe by'imyaka mike yari ishize nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri gihugu cyacu. Icyo gihe abapadiri bari yanga, twagendaga dutabarana hirya no hino ku buryo seminari ntoya niyo bari barashinze paruwase ya Kibanga. Icyo gihe rero umwaka wanjye wa mbere w'ubutumwa, paruwasi ya mbere namenye nk'ubutumwa nk'aho mwakoreye ubutumwa ni paruwasi yanjye ya Kibanga. Uburyo buri cyumweru hari narazaga, uretse ko twagenda dusimburana, ariko murumva kuva i Kabgayi mu saa 11:15 saa 12 za mu gitondo ukaza gusoma misa hano, byari ibihe bikomeye. Niho rero namenyeye Padiri Buruge, yari amaze kugaruka nawe hano. Namusangaga, rubwo namusangaga hariya iwe twita muri Koforwa. Ikintu cya mbere namubonanye ni Bibiliya ifunguye ku meza y'ibiro bye. Ikindi rero nihuse, n'ikindi numva dupfana na paruwasi yanyu ndetse na Padiri Silvani Burugi mu gihe cyo kumushyingura, ni jyewe wayoboraga imihango yo kumuherekeza. Ubwo rero naje kugira ngo tumusabire noneho nk'umwepiskopi wanyu, kandi tuyobowe n'urumuri dukesha iki gihe cya Advent. Amasomo y'uyu munsi y'iki cyumweru akaduha inzira y'ukuntu twagombye kugenda muri iki gihe cya Advent, kandi agira ngo tunayahuze n'ubuzima n'ubutumwa bw'uyu mubyeyi Padiri Silvani Burugi. Bavandimwe, uyu munsi turibuka Padiri Silvani Burugi umaze imyaka 25 yitabye Imana. Dukurikije ibikorwa bye muri iyi paruwase yacu ndetse n'ahantu hose yagiye akora ubutumwa, twavuga ko yabaye nk'umuyobozi watuyoboye ku musozi w'Imana. Uyu musozi wakirana urumuri kandi utuwe n'ituze n'amahoro. Mu bwiyoroshye bwe n'umurava we, Padiri Silvani Burugi yatwigishije kugendana n'Imana, atari mu magambo gusa ahubwo no mu mibereho ye ya buri munsi.
yatuvanye mu icuraburindi ry'ubujiji atujyana mu rumuri rw'ubumenyi, yadukuye mu mwijima w'ijoro atwinjiza mu mucyo w'amatara yaka, yadutsindiye ubunebwe atwigisha gukunda umurimo unoze no guhata ibirenge inzira y'iterambere, tumurikiwe n'urumuri rw'ijambo ry'Imana, rya jambo yakundaga kuzirikana. Ngaya amazi meza, ngaho kurwanya isuri, korora kijyambere, kuringaniza imbyaro, gutoza urubyiruko imyuga n'ibindi. Benshi muri mwe muribuka umwete yagiraga, urukundo rwa Kiliziya n'uburyo yafashaga imbabare n'abari bafite intimba. Muribuka ukuntu yatoje benshi kuva mu bitotsi, kubyuka kare bakajya ku murimo. Ntacyo yakoraga kugira ngo paruwasi ikore neza gusa, ahubwo yakoraga byose kugira ngo akangure ukwemera kwacu, akangure ukwemera kwa buri munsi, akangure impano mu rubyiruko n'ubushobozi twifitemo nk'abana b'Imana. Yaradukanguye, nuko abakirisitu bo muri paruwasi Kibango baba abantu basobanutse, baba abantu bakangutse, baba abantu bagana inzira y'iterambere. Bana rubyiruko muri hano, muri abuzukuru ba Padiri Silivano, ntimugatwarwe n'ibitotsi. Ndabona hari bamwe banasinziriye, nimukanguke, murasinziriye kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimuve mu bitotsi, nimushiguke mu bitotsi. Ariko mbere na mbere ntabwo ari ibyo bitotsi by'umubiri, ibya bitotsi by'ubunebwe. Bana bacu, ntimukagire ibitotsi by'ubunebwe, nimuve mu bitotsi by'ubunebwe. Bana bacu, ntimukaryamire, reka noneho tugane no ku bitotsi by'umubiri. Turibuka uko Padiri Silivano Buruge yari maso mu buzima bwe, yamenyaga ibibazo by'abantu, akamenya gusoma neza ibimenyetso by'ibihe, akamenya guteganyiriza n'ibihe bikomeye, ibihe by'inzara n'amapfa, agatoza abakirisitu kwiteganyiriza. Yemeye kuyoborwa n'Imana mu butumwa bwe. Kuba maso kuri we ntibyari ubwoba bw'ejo hazaza, ahubwo byari ubwitange n'ubushake bwo kuba abo Imana ishaka ko aba. Bavandimwe rero, imyaka 25 irashize Padiri Silivano Buruge atuburiyeho, ariko ibikorwa bye biracyaboneka kandi birivugiza. Biraboneka mu ngo zacu, biraboneka muri paruwase yacu, biraboneka muri urubyiruko ruri hano, biraboneka mu butumwa butwawe na Koforwa, muraboneka mu nshuti n'abavandimwe bamumenye, kandi biranaboneka no mu mitima yacu. Uyu munsi ntitumwibuka kubera akabaro k'amateka, ahubwo turamwibuka kubera mizero dufite muri Nyagasani. Niba twizera ko Imana iza mu buzima bwacu, turanizera ko no mu rugaragu wayo Padiri Buruge yamwakiriye. Nidukomeze rero umurage yadusigiye. Iki gihe cya Adventi tukinjiyemo,
dufite amizero ni ikibidufashemo kandi kibiduhamagarije tuzamuke tugana Imana idusanganiza urumuri n'amahoro, dukanguke mu yaduzikamishije umwijima w'ikibi, kandi tubeho turi maso kugira ngo Yezu Kristo tumumenye kandi ahore atwigaragariza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urugero rwa Padiri Silvano Muruge narwo rutubere urumuri, natubere umuvugizi imbere y'Imana, cyane cyane mwebwe muryango yakunze kandi yitangiye. Roho Mutagatifu adufashe kugenda mu rumuri rwa Nyagasani Yezu Kristo buri munsi. Mwese mwese Imana ibahe umugisha. Ati koko rero nta n'umwe muri twe uberewe ubwe, kandi nta n'umwe upfira ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho twapfa turi aba Nyagasani. Koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari kugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Uyu mucyo rero turagize umusaserdoti Padiri Silvano Muruge, tumuragize Imana tugira tuti twese twumve Nyagasani. Twumve Nyagasani. Nyagasani waririye kumva Lazaro, duhanagura amarira, turabigusabye twumve Nyagasani. Wasubije abapfuye ubuzima, duhere umusarati wawe ubugingo bw'iteka, turabigusabye. Wasezeranye ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tugereza umusarati wawe mu ijuru, turabigusabye. Uwagije umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu amazi ya batisimu, umugiraho ikimenyetso bigirishije amavuta ya batisimu, mwakire mu bana bawe, turabigusabye. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu
dusabe. Nyagasani Mana yacu, iri mu musazuti wawe Padiri Silvani Buruge, ugire ko yahoze yifuza kukwera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye, ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango we wemera, buntu bwawe niumuhuze n'inteko y'amarayika n'abatagatifu bose, kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani mwiruka ridashira, maze umwereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani mwiruka ridashira, maze umwereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani mwiruka ridashira, maze umwereke iteka aruhukire mu mahoro. Murakoze, turi kumwe rero na executive director ndetse n'umufatanyabikorwa wa Tayede, baje nabo kudufasha kuzirikana no gushimira umubyeyi Padiri Silvani Buruge. Reka rero n'abadufashe rwose gushyira indabo kuriva ibitsumbi. Nyagasani Yesu n'abana hamwe. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dushimiye n'aba bana badufashije muri indirimbo za liturujia, kandi n'abana bo kubaburugiye, abuzukuru baburugiye. Dukomeze rero tuzirikane umubyeyi, Imana izamutuze aho imutuzaho yamuteganyirije. Dukomeze tumuzirikane, kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yacu. Nimujyana amahoro ya Kristo.